Ndagushuje nguha n'ikaze aka kanya muri iyi video tugiye kurebera hamwe icyo bita community tab kuri YouTube. Mukunze kubona ko nkunze gupostinga ama text, ama video mba nakoze n'ibindi bitandukanye. Hano muri YouTube community hari n'umuntu kandi wakomeje kumbaza icyo kibazo uko nakoraga post, yambazaga icyo kibazo ambaza ngo ese ibi bintu babikoze ute, ibi bintu ubikora ute. Aka kanya muri iyi video rero nibyo turi buvugeho. Community tab kuri YouTube rero imaze iki cyangwa se igufasha iki? Community tab kuri YouTube nta kindi gufasha uretse kuba wakegerana cyangwa se waganira n'abantu bakurikira channel yawe cyangwa se abandi bantu babasha kugera kuri channel yawe. Ushobora gushyiramo ibiki rero hano muri community tab, ushobora kuba washaringamo cyangwa se wasangiza abantu text, ukaba wabasangiza amafoto na text, ukaba wabasangiza ibintu by'ibibazo, ukababaza ibibazo, ushobora kuba wabasangiza ibyitwa polls nibindi bitandukanye. Nicyo rero community tab ushobora kuba wayikoresha. Ibyo byose bigufasha kuba waganira n'abantu bagera kuri channel yawe cyangwa se abakunzi bawe, kuko urumva niba ushobora kubabaza ibibazo tese mushaka ko mbakorera iyi video, ushobora no kubabaza ku ngingo runaka uko babona video zawe n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero community tab urumva ko ari akantu k'ingenzi kuri YouTube. Hari amacano wenda aba adafite aka kantu, channel yawe iramutse idafite kano kantu, wagenda muri YouTube studio ukagenda advanced settings cyangwa se advanced features ukazeneboringa cyangwa se ukawazifungura ukareba niba wagira iyo feature, kuko mu myaka yashize kugira ngo ugire community tab byasabaga abasubscribers runaka, nyuma YouTube iza kuba yabikuraho. Ubwo rero muri iyi video reka tuze turebe uburyo noneho wapostingamo. Ngewe urabona ko nyifite, reka turebe rero uburyo dushobora gupostingamo muri community tab. Nuburi kuri YouTube yawe, wafunguye YouTube nyine wagiye kuri YouTube, urabona hano hasi hari akantu k'akamenyetso ko guteranya nka hahandi uca ugiye kwa uploading, uzahakora. Numara kwakora urabona ko hano hasi hari video, hari aho uca nyine ugiye kwa uploadinga video isanzwe ndende, hari aho uca ugiye kwa uploadinga short, hari aho uca ugiye live. Hano uzakomeza utu tuntu dukuru rugere hirya ugera hano handitse post. Dore ngaha, aha rero niho ubasha kuba wapostinga muri community. Hano rero ugiye gupostinga harimo utuntu dutandukanye. Ati nutuhe? Nukuvuga ngo ushobora kuba wakandika text hano, ni ibintu bisanzwe, cyangwa se ukaba wataginga n'umuntu. Urugero, ushobora kwandikamo wenda ngo niki wigiye kuri uyu mu content creator. Ni ibintu ndi kwandikamo nyine by'urugero bisanzwe. Uyu mu content creator mugenzi wanjye, wenda reka mutaginge. Ubwo ndaza kujya hano kuri keyboard nshyireho arobase, ubundi nandike izina rye, wenda reka dutaginge Gatari, hemeza. Urabona ko izina rye rihita rijyaho. Ni ukuvuga ngo ushyiraho arobase ugashyiraho izina rye, channel ye ihita iza. Ni ukuvuga ngo rero hano nshobora guhita mbipostinga bikajya muri community. Mbere yo kubipostinga rero hari akandi kantu kari hano, hari akantu kari hano imbere kagasaha. Ni ukuvuga ngo hano ushobora gukora schedule. Schedule ni kwa kundi uvuga ngo iyi post yanjye
izagaragara ryari, kuwa kangahe, isaha zihe. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kuza ukeditinga ugashyiramo isaha itariki, hano hepfo ugashyiramo isaha poste yawe iri bugaragare. Hari akandi kari imbere yaho, kano aka kamaze iki? Aka noneho kagufasha kuba poste yawe igihe iri bumare. Mu gihe kari muri nane, ni ukuvuga ngo poste yawe ihoraho muri community, umuntu uje wese muri community yayisangamo. Uramutse ushyize muri 24 hours, ni ukuvuga ngo nyuma y'amasaha 28 poste yawe muri community iraza kuvamo. Ubwo rero ni uburyo bwa mbere twari turi kugerageza. Ni ukuvuga ngo nubwo nanditsemo ano magambo, nshobora kuba naza nka postingamo n'ifoto bisanzwe, iriya poste nashyizemo nkaba nashyiraho n'ifoto ye cyangwa se ifoto y'ikindi kintu. Urabona ko bikwemerera kuba wageza ku mafoto 5. Uvuga ngo barakubwira ngo select up to 5 images for your post. Uvuga ngo rero ubwo ni uburyo bwa mbere twari turi kureba, aho ushobora gupostinga text ugataginga n'umuntu ukamumentioninga ko washyiraho n'ifoto. Tugiye ahandi rero, ni ukuvuga ngo dushobora kuza tukajya hano kwa aka kamenyetso. Aka kamenyetso kavuga Paul. Nuvuga ngo Paul rero ushobora kuzikora wifashishije amashusho na text. Reka twifashisha amashusho. Nuvuga ngo uraza ukore hano kuri text image. Nuvuga ngo uraza hano wandike ikibazo ngo ask your community. Wenda nandikemo ni uruhe rubuga ukunda gukoresha cyane. Nurere urubuga ukunda gukoresha cyane. Noneho tureta tuza dukore hano ku kamenyetso k'ifoto, ngende nshake ifoto ya rwa rubuga nshaka gukoresha cyangwa se ifoto y'ikintu ushaka gukoresha. Hano nandikemo YouTube. Aha kabiri wenda shyiremo Instagram, wenda kashyiremo Instagram. Ukagenda wongera uhita ukora hano hasi nyine kuri add option, ushobora gushyiraho option nyinshi. Wenda ngashyiraho TikTok. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero naho ubishyiramo gutya. Ni ukuvuga ngo abantu baraza kujya batora. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu nakoramo ibiragira, ni ukuvuga ngo ibiragira amanota menshi, aho baratora hakagira amanota menshi, ni ukuvuga ngo iyo Paul ibitsinze. Ubu rero ushobora kubikoresha wenda uri nko kubabaza tese mbakorere video se ijyanye na YouTube, ijyanye na Instagram na TikTok. Ni ukuvuga ngo aho bemeje hafite amanota menshi, ubwo niyo matora uba wakoze. Kuyipostinga rero nabwo ushobora kwemeza twa tuntu nahereyeho, ukemeza igihe biri bugaragare kuri schedule, cyangwa se niba biri bumara amasaha 28, byarangira ugakanda hano ugakora kuri post ugahita upostinga. Ngiye nuko nashaka kubipostinga, ariko wowe umaze kubikora gutya uzahita ubipostinga. Reka twongere tujye ahandi rero, tujye hano handitse hano ni question. Nuvuga ngo rero ugiye kubaza ibibazo abantu. No kuvuga ngo hano ushobora kubaza ibibazo abantu kugira ngo wiganirire n'abakunzi bawe cyangwa se audience yawe. Kwaza ngo wenda ngo nayahe masaha asabwa kugira ngo YouTube iguhembe biciye kuri views. N'urugero ni ibibazo ndi gushyiramo kugira ngo mbereke nyine uburyo bikoreshwa. Noneho hambere
ushobora kuza ukavuga ngo ugakoramo kandika wenda ngo 4,000, aha kabiri 2,000, noneho hano ushobora kongeraho n'akandi kantu ukakora kuri add answer ukongeraho utundi tuntu wenda ni 1,000. none iyo birangiye hano urangije ko wabyandikamo uraza ugakora hano kuri video ko hano kuri answer uraza ugakora ku gisubizo cya nyacyo. Ni ukuvuga ngo bari kukubwira ngo explain why this is correct answer cyangwa se ibintu nk'ibyo, ariko bari kutubwira ko biri na optional ushatse wabyora cyangwa se gusa ibyiza wenda ari nk'utuntu kubabaza mugira ngo mwungurane ibitekerezo ushobora kukandikamo ngo 4,000 amasaha 4,000 amasaha 4,000 niyo ya nyayo kugira ngo winjire muri YouTube partner program nk'uko YouTube ibyemeza. Ubu ni ukuvuga ngo washyizemo n'igisubizo cya nyacyo ushyiraho n'impamvu. Bivuze ko umuntu nagera muri YouTube community agasangamo bino bibazo, ni ukuvuga ngo araza agakoraho akemeza bitewe n'uburyo abizi. Iyo arangije gukoramo rero aza kubona igisubizo cya nyacyo koko niba byahuye, niba yatoye correct answer cyangwa se yabyishe, akaza guhita abona kano gasubizo wamushyiremo ko amasaha asabwa kugira ngo YouTube guhembere biciye muri views ari amasaha 4,000 kugira ngo winjire muri YouTube partner program nk'uko YouTube ibyemeza. Ibi nyine nibyo narindi gushyiramo, n'urugero narindi gushyiramo kugira ngo mbereke uburyo bikoreshwa. Ubwo rero niba ufite buno buryo bwa community wabukoresha rwose, dore nuko nguko bukoreshwa. Iyo urangije rero ukora hano n'ubundi ugapostinga cyangwa se ugakora kuri twa tuntu naberetse, ukakora schedule, ukahitamo igihe biri bugaragarire n'ibindi. Ushobora kandi no kwemeza hano, hari akantu nibagiye kubereka. Uramutse ukoze hano naho hari utundi tuntu, ni ukuvuga ngo harimo aho ushobora kwemeza, ni ukuvuga ngo bino bintu wapostinze muri community tab bishobora kuba byagaragara. Ese ushaka ko ari public ibibona? Kuko urabona ko hano birimo, ushobora guhitamo public ahambere, ushobora guhitamo all channel members. Ubwo ni ukuvuga ngo ngiye kubera YouTube channel yanjye nemeje uburyo bwa channel members, aho nshobora kuba nakora content umuntu akagura channel membership akajya abasha kubona nka content zanjye. Ni ngo ushobora gushyiramo hano muri YouTube community nka postingamo, ariko abantu baguze channel membership kuri channel yanjye nibo babona iyo post. Cyangwa se hano hasi ahantu handitse ngo fan, super fan, mega fan n'ibindi. Ni ukuvuga ngo kubera kuri channel yanjye nemeje n'ubundi ubwo buryo bwa supers cyangwa se n'ubwo buryo bwa channel membership. Ni ukuvuga ngo umufana wanjye wishyuye amafaranga kuri channel yanjye bitewe n'uburyo nkunda, bitewe n'ubwo buryo bwa fan funding YouTube yashyizeho, ngira ngo nakoze video y'uburyo ushobora kwapurayinga ukajya muri YouTube partner program ufite abasubscribers 500 nawe ya watch time y'3,000 cyangwa se y'amasaha abasabwa, nibwo bakwemerera ibi bya channel membership, ibyitwa supers n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kwemeza n'ubwo buryo post yawe ikagaragara kw'abo bantu gusa, ntigaragare kuri buri wese, kereka umuntu wishyuye ibyo bintu. Ubwo rero ako nako nibagiye kukababwira, ariko
nako ku muntu wabaye monetize nako ushobora kuba wagakoresha. Ubwo rero community tab kuri YouTube ni uku nguku ikoreshwa rwose. Ushobora kuyikoresha ukazajya uganira n'abantu bakoze subscribe kuri channel yawe cyangwa se n'abandi abantu bakaba waba ibyo bita kubasharingira. Tuvuge niba hari igihe mushobora kuba muri aba content creator muramutse mukorana, mushobora gusharingirana. Urugero nk'uyu mutipe Benko TV, urabona ko namusharingiye muri community. Ushobora gukorana ukaba wamusharingira nawe akagusharingira kugira ngo mugende muzamuka mu gihe mukorana. Ariko kuko nanone gusharingira umuntu utagusharingira nyine urumva nyine ni ikibazo. Iyo mukorana rero ari inshuti zawe, mushobora gufatanya mukaba mwazamurana, ukamushyirira muri community abantu bawe bakamubona. Ni ibintu byiza cyane, birafasha kuba mwazamurana, kuko burya nta muntu nyine wigira ari umwe, kuko baravuga ngo no mu Kinyarwanda ngo umutwe umwe ntiwigira inama ahubwo wifasha gusara. Ubwo rero ni ngombwa ko abantu banakorana kugira ngo bazamuke. Ndakeka rero ino video yabashimishije. Niba ino video yagushimishije, wibuke subscribe, notification, share, like na comment kugira ngo tuzajye tubana kuri iyi YouTube channel muri video nkutegurira. Mwakoze cyane rero, tubonane mu yindi video ikurikira.